Ndi Papa Sava. Igihe nikigera tuzataha. Haleluya, amen, haleluya. Itubwirira igihe, itubwirira igihe, Imana itubwirira igihe. Ndagiye Ndimba bye. Ndagiye umura nawe uzaza. Oya ntacyo. Nawe uzaza. Ntacyo ndimba. Ahubwo korera iryo juru, korera amarembo y'Isiyoni uzayinjiremo. Haleluya. Amen. Amena. Amena pe. Amena. Reka nze rero. Yego. Mbereke ubwo ngubwo. Igiti yaragiye. Ndi patana. Se buriya nyine iyo uteka guhamagaye ntabwo utinda. Ntugashyiremo ibintu by'ibigingi kuko ashobora kuguhamagara ukagenda nabi. Abahanuzi muratangaje. Buriya babihanuye mu rusengero. Jewe rega hirya kuzuzwa. Numvaga nimo. Guruma. Ariko ndavuga ni reka. Oya. Iki. Abahanuzi ko muri bitangaza. Ndimba. Akira. Nakira mujyemo. Ariko iyi karita ntabwo ari nziza. Ariko byarapfutse. Bitangira ni bibiri kimwe rwose. Oya, ibisobagira ngo hari n'umwaka biramara. Oya byarashize. Nuko ngibu ntagikeneye ibyisi. Ko numva ari nkutuye. Ariko ubundi nta mwarimaze mw'ubuntu. Mwarimaze mw'ubuntu. Nimugire nimwihahire. Ibi ni bya bibiri kimwe. Ugende mu rugendo n'ubundi ibyisi bibiri kimwe. Ngaho reka basi ngo ndagwa bitatu. Oya. Wibipfobye. Reka nkwereke ngufashirizemo. Nubundi ugende wibereho. Oya. Nta mafaranga 1000. Ngaho mabini. Ariko nagize oya nibyo nibyisi najyane. Najyane. Ukoze n'Imana rwose. Oya. Reka ngo nta mafaranga 4000. Nubundi nuko ibyisi ntakibikeneye. Jyana n'ibyisi. Urumva? Akira ngaho ariko yakura nakugarurira gute kuko nari nkukatorenze ko ntayo ufite none ukabuzanye 5 yuzuye ntiyagomba kuma 6. Ariko se Ndimba yari twumvikanye fata bine wenda igihe urajya sifura kantu ntwara nanjye ndagura ariko nanjye ndagura nawe reka ngo ibya naho wowe ubwo bihwaniye komeza uzane nanjye ndagura si ibyisi wa mugani wawe uze kugira nanjye ngurizeho nigurira utuntu nyabo ndabona Ndimba ati muri minsi yari yatangiye kubona udufaranga aho ashobora ko afite n'ibintu byiza yagurishije isambu yaguze utuntu dushyashya ni uranguriza nanjye ngire kandi byose arashaka kubitanga akajya mu oya nabisiga nazane tu nazane bitubwiye we hejuru turaritaje reka hejuru turaritaje we hejuru turaritaje yari yarabetobwe ureba Imana ahubwo akira digidi iki ndakigura rwose akira urumva hanyuma digidi iyi ndayigura hari imikeka hari imisambi hari ibintu byose imikeka si umuntu w'umugabo ugenda agura imikeka ibyo bigurisha mu masava ariko komeza uzana ibintu by'abagabo ndabigurisha mu masava ubwo ntabwo uwo mukeka cyangwa umusambi umukeka ntiwagira icyo ukawicaraho hanyuma umusambi ukawuryamaho ukagira icyo ukawubyagiraho uri mureba televiziyo ntabyo byagiramo ubwo rero ngiye turarangizanyije kambe ngiye oya pasite oya buretse ariko ibintu biracyahari komeza uzana imari biracyahari wakitonze ubibwira ko ibintu nari ntunze muri iyi nzu byose mwari mwabimaramo isiga n'ibyisi zana n'ibindi Ndimba nubundi ko ntabyo njyanye zana n'ibindi tuvuganire rimwe kuri aka televiziyo zende naho ubundi byisi turabisiga bikagenda bigahinduka umuyonga n'andi umuririmbyi yaririmbye ngo nasanze byo sarubusa komera Papa Sava turimo turagiye Uwiteka Imana umva ngaho ibi bitenge nta byakwira umugore wawe birimo Ndimba nguragiye Papa Sava bari ujyamo mu bitenge nguragiye Papa Sava twe turi mu rugendo turi mu rugendo rugana Isiyoni ibi bitenge byo Imana yabirangije ibi bitenge n'amabuno ya Margarita dore yaragize
dore rwose Marigarita ubu pasiteri ko ndi kubagirira neza pasiteri ibi bintu ko ndi kubagirira neza ubu ntabwo wabijyana abana bawe umugore wawe ntabwo yakamba nyine w'impenda ibyo byo ntabwo ari sawa okay w'impenda reka nkwereke noneho ntuvuze ngo birashaje ngo bigize gute tigira byose mpa oya pasiteri najyane ariko buretse ndi pasiteri najyane ko numva uri muri ibyo gutanga ibintu byose giye utanyishyura yanjye harya nawe nkubamo ideni ayewe makeya se makeya ibihumbi 70 byose nawe buretse nge nta byisi ngikeneye aha rwose ndagiye mu rugendo ngiye Siyoni sinshaka kujyana amadeni sinshaka kujyana induru zanyu sinshaka kujyana umwiryane wanyu ngewe ndagiye nsanze Uwiteka oya wijya muri kamere noneho rero Basava reka kujya muri kamere kataho inyuma uzi turi hene ebyiri nawe ujyane ihene ebyiri si ibihumbi 70 ariko wajya wimene niko niba ari ibihumbi 70 byanjye bime mu isoko sinabonamo neshatenye se neshanu zavamo ariko abapagani mubara nk'abaswa koko zigurira abapagane buretse ninjye ugurisha se ndimo ndagurisha ko ari gusa naho mbahera ubuntu niko pasava reka kuba umupagani bara nk'abaswa izo hene zirava ahangaha zigenda imwe yimye indi zigende zibyara umwaka urajya kurangira ahubwo zitikubye karindwi aya iby'umwaka se urabuhombye njyewe ibihumbi 70 njye kugura ihene umva papa sava ntabwo ihene nazo umva papa sava Iki? wikwambara umubiri rwose ngo utere hejuru umukozi w'Imana urumva ibi byose ni ukugira ngo asiga iby'isi reka nkwereke ndakumva njye nabwiye ko nta by'isi ndi bujyane yego kuko iyi si ntabwo ariyo tuzayisiga iwacu ni he ni mu ijuru mbinguni Isiyoni mbinguni kandi mwese haleluya amen rwose haleluya amen pe mwese muharanire kuzinjira muri aya marembo y'Isiyoni koze w'Imana rwose ubona hari ikintu yari ugiye kutubwira digide muhiya televiziyo muri televiziyo mugera papa sava televiziyo nayifashe nayibariye imiyanjye wigira ubuhahara wishaka kumenera amavuta muhiye televiziyo kubera iki se ahubwo reka nkwereke ako se gera televiziyo barimo kubivuga ko se barayishyura waretse kumva ibyavuze papa televiziyo nayifashe papa sava kuri make nifatiye kuri make digi banza unyumve ndakumva ninjye uri kubagenera ninjye uri kubaha ni njyewe rwose ntimwumve ko nibi kubibaha kuri ayo mafaranga ntimugire ngo nuko nyuwe ko bigura mu kwinayibariye rwose nayipangiye reka rero nkwereke digidi ndakumva simbukira inyuma ufate ziriya burushete ebyiri ugende igitanda na matora ndabiguha imikeka nabikubwiye irahari ndayiguha ubundi sha ntabwo ujye wumva ahandi bajya gusura Yerusalemu bakajya imaka mu rugendo rwera ubwo nawe ugenda uryame kuri matora umukozi w'Imana ugiye adafite icyasha kuri isi yaryamaga oya ntabwo televiziyo ese yagwaye muzinda mube muretse ndagwaye nakagwa nibyo byose mube muretse imizindaro reka nkwereke urajyana na radio nta radio njyana na papa sava najyana radio si ibamo amashusho ibamo amashusho papa sava nababwiye rero reka ze ubwo nizeye neza ajya kuzana ihene utware na nabikutanze rero abapagani sifusa nawe nase niko digi byana ibyo ujyanye kuko ibi bitanda matera urumva yarabimaze ahubwo igitanda matera igihe bizagera uzabishyira muri miza bazabisura ntuzabona aho yakwiza shaka zana izo hene vuba se sha twigendere umfatanye inzira dufatanye inzira sindase n'imyenda yawe ndayirimo Haste kunwari imyenda ariko ntabwo ikiri yamba madam wirwanira ibyisi wirwanira ibyisi twe ntabwo tukiri kuri isi tugiye mu rugendo ruganisiyo tugiye mu rugendo ruganisiyo ariko urabona hatabaye akantu basava ko ari we munyakuri nzi hano habaye iki ko mbona ibintu madam kucirira hasi televiziyo papa sava ubu koko
urimo urabaza umuyede enjenyeri njyewe mpari umuyede yasobanura niko yasobanura iby'inyubako kandi enjenyeri ahari umva reka nkubwire Imana yabivuze Imana yabivuze ahubwo injira mu nzu ukarabe wisige ubundi tuzamuke mu ijuru tanukiri icyo cyuya cyawe ntago wakigeza mu ijuru Nese ndimba baguhanuriye none bibaze mu nzu papa sava nawe koko ni televiziyo urashakwijyana iyo televiziyo ni yanjye ngo sobanura nibyo nakubabwiraga ndabona bose bagaragara nanjye ndagira icyo haleluya amena haleluya amena ndimba amena amena pe umugore wanjye sheri wanjye umugore wanjye nkunda wigira witerana amagambo namwe muguri bya n'aba bakeneye iby'isi umva turi mu rusengero Imana yabivuze abakristo bumva twose pe abadiyakoni bumva abaririmbyi bumva shasha na televiziyo umva na papa sava yewe nkubwiza ukuri ko nta utari uri muri urwo rusengero utabyumvisha Imana yatuvuzeho iravuga uturugo rwa Ndimbati muragiye mugiye Siyoni niyo mpamvu rero ubona ndimo kwiyambura iby'iyi si kugira ngo tugende twera rwose uwo mukasi bwamanukiye muri indi wamanukiye muri digidigi rwose pe umanukiramo akaba ari yaje no gutwara ihene haranditswe ngo ubwo twasomaga twinjiwe n'umwuka wera turimo twinjira mu mwuka papa sava nagiye kubona mbona ibicezi biramanutse mbona umwangaza unkubite mu mutima uzamukira ku maso nukura murika arambwira ati babwire basiga ibyabo byose biyambura ubushwambagara bakurikira inzira y'Isiyoni maze bazamuke baze basanga Uwiteka haleluya ariko zibaho ngaho niko mvuze nta soni wona gihe wahere wiyahuza amagambo mu izina rya Yesu abazimu bashya ariko rero marigo urabwira umuntu w'umugabo koko ngo nazibe ataziba abona tuzuye abazimu marigari niba ari uko rero bimeze bose bakuyemo ibyabo nanjye munyihera ibyombo n'amasafuriya n'ibiki mu ijuru muzabijyanayo subya vana amagambo aho ngaho ko banditse wo ko nawe njye ntabwo ari cyo kibazo mfite umuntu w'umuturanyi w'inshuti burya njye numvise yuko mugiye mu ijuru ndavugana ibihumbi byanjye 70 ndimba atarimo mugomba kugenda mubinyishyura mbese mwakwinjarana umwenda mu ijuru mwebwe akuse ndimba nkubaze iryo juru baguhanuriye kujyamo aya mafaranga none uri kugenda ukusanya nayo ujyana hehe ariko se aya mafaranga mu ijuru se bararya bakanywa none uretse nawe nyira urayajyana hehe n'abakubwiye ko ibari byiza amenera amavuta nje mfite urugendo uzadusabire mfite urugendo niyo mpamvu nyine ibyo mubima nanjye babitwara ayo mafaranga se ugira ngo ibyo byose nari nabibaze erega numvaga ko ushobora kuzakenera n'isiki Eliya yigeze akenera itike Enoke yigeze akenera itike ariko ngira ibyo izo mana zanyu z'uruvanze n'amafuti n'ibyiki cyo muvuga byose n'ubundi cyewe ni 70 yanjye ntaruyanga nago wayikura hanga hite urasigara mu isi tugagiye mu nyenda yagereza ariko ntabwo ayibyamushwanamo ibingibi ariko se uburashwana ibiringiti imyenda izi za rufu kuzajya kubisasa ku nyanja y'ibirahure ko tugiye he ugume ku ijambo ko urarwanira ibi bintu ibi byamvagara uzajya kubisasa ku nyanja y'ibirahure mu ijuru ko nyine bamuhanuriye ari bafashe urugendo nyamara mwayobye ibi bareba birabareba ngo papa sava ntabwo kuri televiziyo hanga televiziyo rwose ariko twatwaye ariko se ntufite neza reka nanjye nigira mu bijya kwifatira amasafuriya marigari ndakubwira ngo nzu nawe ariko usutaye reka kurwanira iby'isi mve nyuma nawe iby'isi birekera urarese ibintu byawe ni munyishyura amasafuriya nanjye mwishyura nayakwishyura uwayariye nyine muni mu nayakwishyura uwayariye ndakubwira ngo ndakasa mutamenya iyo televiziyo nayo ujyana aho ni mu byijya munyishyura ndakubwira ngo byijya mu mama umva njyewe ndabivuze zato yakuzirika izo hene wa kicucu we kibeshye ndimba haleluya ndimba haleluya sibiki mukiriri ibintu aho ngaho